Iyo akuvuzeho rubanda barakota, bamwe bati ni maneko, iyo avuze leta irakurikiza, abamutinya bati ni inshanutsi, igishegabo ndetse umudamu utagira ubwoba. Kuvuga rikijyana mu gihugu cy'u Rwanda ntawe yabisabye, ahubwo yarabyihesheje. Uyu ni Mutesi Scovia, umunyamakuru, akaba nyiri televiziyo Mama Urwa Gasabo ndetse akayobora n'urugaga rw'abanyamakuru bigenga RMC. Uyu mudamu benshi batangariye batasibye no kumwita umuharamagara. Mutesi Scovia yavutse mu 1986, avukira ishyanga cyangwa se mu buhungiro mu gihugu cya Uganda, ariko yaje gukurira mu burasirazuba nyuma y'aho bahungukiye. Mu kuba yarakuriye mu burasirazuba bw'u Rwanda, Mutesi Scovia yatakaje nyina akiri muto cyane, ari byo byabaye intandaro yo gukunda papa we cyane, akajya anamwirahira, ndetse mu biganiro byinshi yumvikana amutakagiza. Ibi byo gutakagiza papa we ntago ari uko aba yanze kuvuga mama we nk'uko abandi babikora, ahubwo impamvu ni uko Scovia yabuze mama we akiri muto cyane, ndetse ku buryo hari ubwo avuga ati njyewe ntago nibuka neza isura ya mama, ati ngerageza kuyikurura ariko ishusho ye nkayibura. Iyi niyo mpamvu Scovia ahora atakagiza papa we, kuko ngo yababereye aho nyina atababereye. Amushimira ko by'umwihariko nyina akimara gupfa, nubwo Mutesi Scovia n'abavandimwe be bari bakiri bato cyane, ntabwo ise yigeze abatanga mu miryango ngo abe ariho bajya kurererwa, ahubwo yagumanye nabo, ababera nyina ndetse ababera na se icyarimwe. Yarabagumanye, arabarera, bakurira hamwe icyarimwe. Uyu ni Mutesi Scovia tugiye kugarukaho kuri uyu munsi. Niba rero utarakora subscribe kuri iyi channel yacu ya Dego Media, kora subscribe ubundi ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubona n'ibindi biganiro bizajya bica kuri iyi channel. Njye mwumva amazina ni Ismael Niyogusengwa, Shirima Kanaryo ni iryanjye. By'umwihariko kuba papa wa Scovia yarakoraga imirimo yose yabaga yakorwa n'umubyeyi w'umudamu, nibyo byatumye na Scovia nawe yumva ko imirimo umugabo yakora ikamunanira ari hafi ya nayo. Kuri ubu Mutesi Scovia ni umunyamakuru ukomeye, akaba afite televiziyo ye yise Mama Urwa Gasabo TV, akaba kandi ari n'umuyobozi wa RMC. Ubundi urugendo rwa Scovia mu itangazamakuru rwatangiye gute? Scovia wambara bulletproof cyangwa se antibare, akambara na casque imurinda gukomereka, akaba yajya mu mvura y'amasasu hariya Igoma cyangwa se Imasisi muri za teritwari za Rucuro, akajya i Cabo Delgado ahari kubera imirwano n'ibyihebe. Uyu Scovia ni muntu ki? Mu busanzwe Scovia ni umudamu ufite umugabo ndetse n'abana. Uyu mudamu rero kubera ukuntu atavuzweho rumwe na benshi, bamwe bagiye bamushinja kuba yarataye umugabo wari umusekirite, ahubwo akajya gushaka umugabo w'umusirikare. Ariko nanone ibi ngibi bikaba ari ibihuha byazanwaga n'abakandanzugi cyangwa se abo twakita abakontresexe. Bashakaga yuko Scovia noneho ajya imbere y'itangazamakuru akavuguruza ibi bihuha, akaba yazana umuryango we mu itangazamakuru bakawumenya. Nyuma yo kuwumenya bakabona aho bahera bamwataka, kubera yuko imbaraga ze cyangwa se icyuho cy'umuntu akenshi gikunda gufatirwa ku muryango. Ariko ahangaha Mutesi Scovia yakitinze neza cyane nk'umuntu wese uzi ibyo akora kandi uzi icyo agomba kwirinda mu gihe ari mu bihe nk'ibi ngibi, afite abantu benshi bari kugenda bamwataka kubera yuko ari gutera imbere mu byo akora. Ariko mumbabarireho gato, nari natanye ndetse nataye umurongo wo kubabwira ese Mutesi Scovia yatangiye ate itangazamakuru, ari naryo ryatumye tumumenya, rigatuma ubu ngubu twicaye ahangaha turi kumuvugaho. Mu kiganiro yagiranye na Gerard Mbabazi, Mutesi Scovia yarateruye ati ubundi njyewe kugira ngo mbe umunyamakuru hari umuntu ubyihishe inyuma.
uwo muntu nta wundi ni umunyamakuru witwa Antere Rwanyange. Akaba yari umunyamakuru mwiza muri icyo gihe wakoraga ku kinyamakuru Igihe. Uyu nguyu Antere Rwanyange ubu akaba ari umuyobozi w'ikinyamakuru Panorama. Uyu Antere Rwanyange niwe weretse Scovia imivuno yo gukora amakuru ndetse akanayacukumbura. Ibi birenze ibya kinyamwuga. Ariko nanone aha Mutesi Scovia arongera akavugamo undi muntu umwe uwitwa Solange Ayanone. Uyu nguyu muramuzi ku Isango Star ndetse no kuri Radio Rwanda ikitwa Orinfor. Ahangaha we ngo ikintu yamwigiyeho ni ukumubera icyitegererezo mu kuyobora ibiganiro. Kuri ubu Mutesi Scovia afite televiziyo ye bwite ndetse akanagira YouTube channel zigera muri 3. Hari iyitwa Mama Urwagasabo TV, iya kabiri ikaba ari Urwagasabo Sports ndetse akagira n'indi yitwa Mutesi Scovia. Iyi akaba ari nayo yacishagaho ibiganiro bye agitangira itangazamakuru ndetse no kugenda yamamara cyane kugeza ubwo atangiye kujya ajya ku rugamba akambara mantibare, akambara ndetse n'amakaske arinda gukomereka ku mutwe, ndetse akagenda akaganiriza ingabo zirimo z'imbere ku rugamba ndetse bari no kurwana rwose. Scovia agaca mu masasu akajya kuganiriza ndetse no gukoresha interview abasirikare bakomeye bari kurwana. Ibi byagaragaje Mutesi Scovia mu buryo butandukanye bitewe n'umuntu uwo ari we ndetse n'uko abitekerezaho. Hari abavugaga ngo Mutesi Scovia yahaze amagara ye ndetse abandi bakavuga bati kira ni igisobanuro cyerekana urukundo Mutesi Scovia yari afitiye itangazamakuru. Gusa nanone izi compliments zose ntago zigeze zica intege Mutesi Scovia kubera yuko yarakomeje arakora kandi ntiyaniganwe ijambo nk'undi munyamakuru uwo ari we wese ufite ubwo bwisanzure ndetse ubifitiye uburenganzira. Uyu Mutesi Scovia kandi yamenyekanye cyane ubwo yatangaga imbamutima ze cyangwa se ibitekerezo bye bitandukanye ndetse agenda ajora abayobozi cyangwa se ubuyobozi bwinshi bwo muri leta, ndetse akagenda ajora n'abandi bantu bose abenshi bakomakomeye ku mbuga nkoranyambaga, tutibagiwe n'amadini. Abapasiteri yarabazengereje. Ibi ubaye utabisobanukirwa neza wazabaza saga ya Mutesi Scovia ndetse na Pasiteri Rugagi. Ni benshi Mutesi Scovia yagiye avuganira cyangwa se agatanga ibitekerezo avuga ukuntu barenganye bitewe no gufungwa kwabo bakageraho bakaba bafungurwa. Ahangaha twatanga urugero nko ku rubanza rwamenyekanye nka Prince Kid. Kubera Scovia yatangaga ibitekerezo bye ndetse anajora inzego z'ubuyobozi nyinshi cyane zirimo n'izikomeye, akazijora nta kibazo atiganda. Aha batangiye kujya bamushinja ngo Mutesi Scovia ni maneko. Ariko ibi ngibi nk'uko nabibabwiye ni abakandanzugi cyangwa se abakontre sexe batashakaga yuko Mutesi Scovia akomeza gutumbagira yerekana opinion ze cyangwa se akomeza yigaragaza mu itangazamakuru. Gusa ibyo ntibyamuciye intege. Gira ngo murabizi ni saga nyinshi Mutesi Scovia yagiye acamo ndetse akazihandoringa. Ni benshi yavuzeho rubanda rurabota bidasubirwaho. Mutesi Scovia akaba yarinjiye mu rutonde rw'abagore 5 bavuga ari kijyana mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi yabikesheje gukora cyane ndetse akishingikiriza amategeko ndetse n'uburenganzira ahabwa nk'umunyamakuru, agatanga ibitekerezo bye byose ukabishaka. Kugira ngo wumve ukuntu Mutesi Scovia adasanzwe, ikintu avuze cyangwa se umuntu avuzeho uburemere bihabwa burenze cyane ibyo twe twakiyumvisha. Mu mezi ashize ngira ngo muzi filime ya Kiramani yitwaga Kwiyenza. Kiramani yari yarayivuguruye ayizanamo igitekerezo cyo kwiyenza, noneho akubita abakobwa bambaye ubusa cyangwa se bambaye utujipo tugufi.
akababwira ati nimujye kwambara, musubire kwambara neza, akabakubita inkoni ku mabuno. Ariko ahangaha Mutesi Scovia yabitanzeho igitekerezo, avuga yuko biriya bintu bidakwiye, ngo ari kwigisha abantu uko bambara. Ibi ngibi nubwo Mutesi Scovia yaba yarabivuze akaba adakomeje cyangwa se yarakomeje ntabivugeho cyane, ibi ngibi byahungabanyije iyi filimi ya Kiramani, ndetse bituma Kiramani ahagarika iyi proje kubera yuko views zahise zigabanyuka byihuse. Kiramani abona yuko atabishobora. Bimaze kumenyerwa ko ikibazo cyangwa se kesi Mutesi Scovia avuzeho, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruhita rubyinjiramo rugakora iperereza ryimbitse. Nk'ubu ngubu ngira ngo murabizi kesi y'ubushize yabaye kuri buri kantu, bamufunga bavuga yuko yari yashatse gushimuta abakobwa babiri cyangwa se abafungiranye mu buryo butemewe n'amategeko. Scovia akimara kubivugaho, abanyarwanda benshi bahise bavuga bati ubwo Scovia abivuzeho ndetse akaba ari kunenga aba bakobwa, bivuze ngo buri kantu ashobora gufungurwa bidatinze. Icyo cyizere kandi cyaje kubimamo. Ariko nanone mwibuke kuri kesi ya ba Rugaju Rigani bafungwa ndetse bagafunganwa n'abasirikare. Mutesi Scovia yateye hejuru kuri televiziyo Mama Urwa Gasabo TV asaba umuyobozi w'ingabo General Mubaraka Muganga ati nimuhane umukozi wanyu w'umusirikare, ariko abasivile ntibafunganwe n'abasirikare kubera yuko hari gereza za gisivile hari na gereza za gisirikare. Ati ntimukwiye kuba mwafungira abasivile muri gereza za gisirikare kandi hari gereza zabagenewe. Bitagiye kure n'aba ngaba Rugaju Rigani ndetse n'uwitwa Rikari barasohotse bava muri gereza, n'abandi basivile bandi batashatse kumenyekana. Tugarutse ku buzima bwite bw'uyu Mutesi Scovia, we yivugira yuko akora ibishoboka byose akarinda abo mu muryango we, kuko yasanze itangazamakuru ngo ntawe ritinya ndetse nta n'uwo ryubaha. Ahangaha rero yabivuze agira ati ubuzima bwanjye bwite, umuryango mvukamo, uwo nashatsemo ndetse n'abantu bo hanze y'akazi nkora, mbarinda itangazamakuru n'ibisa naryo, kubera ko ntago bigira uwo byubaha cyangwa ngo bimutinye. Ati ahubwo iyo baza babandi mubona ku mbuga nkoranyambaga bagaharabika Mutesi Scovia bakamuvuga kasa nabi banamutuka cyane, ibyo ngibyo ntacyo bitwaye kuri njyewe. Ariko ndamutse narafashe ifoto ya papa wanjye nkayishyira ku mbuga nkoranyambaga, nkavuga n'amazina ye ndetse nkamwereka itangazamakuru, ahangaha bashobora kubyifashisha bakaba banatukana papa wanjye, bakamuvuga nabi ngo turasa kandi ngo dusa nabi, cyangwa se ibindi bintu ibyo ari byo byose byababaza papa wanjye. Ahangaha amakosa yaba ari ayanjye. Ati kuko ninjye waba waragize uruhare kugira ngo babone ifoto ya papa wanjye ndetse banabone n'amazina ye. Ibyo ngibyo byaba ari umutego nanjye ubwanjye niteze. Uwavuga ubushongore n'ubukaka bwa Mutesi Scovia cyangwa se udutendo yagiye akora bwacya bukira. Ndagushimira kuba twabanye muri iki kiganiro ndetse tukaba tugisozanyije amahoro. Njye wumva amazina ni Ismael Niyogusengwa. Ndagushimira kandi nkukangurira gukora subscribe niba utarayikora. Shima kanaryo ni iryanjye.